reka tubasuhuze kandi tubashimira mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, cyane cyane mwe mu rurimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi tuvuga. Ni ku Ihumure TV. Reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse, abamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV, muhabwe umugisha n'Imana. Hanyuma nawe utarayikora uyikoze kugira ngo ngibuze dusangire byinshi tubagezaho, muhabwe umugisha kubwo gutekereza gufatanya natwe. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho ujye ubonera amakuru ku gihe cyangwa se ibiganiro ku gihe igihe tubikugerezaho. Si ibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo. Nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Niba ari ijambo ry'Imana wandike amena, cyangwa se niba wagaye uvuga uti ndagaye, niba wishimye uvuga uti ndashimye. Biba byiza kandi nanone. Hanyuma kandi niba hari ikibazo wifuza kubaza turagusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi ku byo tukugezaho. Hanyuma inkunga ikomeye tugusaba no gusangiza benshi ubu butumwa tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho. Ku Ihumure TV tubagezaho ijambo ry'Imana, abakozi Imana batandukanye babwiriza ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tujya kuri YouTube hari ubwo tuba tugiye mu bintu bitunezeza, entertainment, comedy n'ibindi byose bishobora gutuma twishima twumva turuhutse mu mutwe, cyangwa tugaseka ko none hari umwanya nanone ukeneye kugira ngo ubugingo bwawe bwakire amagambo y'ihumure. Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye? Bibiliya ivuga iki ku mibereho yanjye? Ese Bibiliya ivuga iki ku buhanuzi ngenda nakira buri munsi? Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye nyuramo cyangwa se mu byo ndimo ndacamo muri iki gihe? Ugenda nabyo bisobanukirwa ugeze ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha rero kandi Imana ibagiriye neza. Ntimubure gukomeza kubana natwe no gusangira natwe byinshi tubagezaho. Ni karibu noneho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro twateguriye uyu munsi. Bugiye kwira ubwo umuntu atakibasha gukora. Kankubwire muntu w'Imana uri kunyumva, hagaho ufite gakoreshe, kubera ko bugiye kwira igihe utazaba ukibasha gukora. Witeka yantumye, Mana ishimwe. Nimwumvire umuhanuzi, Mana ishimwe. Ingoma za 2:20 haravuga ngo mwumvire abatambyi, mwumvire Uwiteka, mwemere n'abahanuzi kugira ngo mugubwe neza. Ndavugana n'umuntu w'Imana. Imana yahamagaye gatoranya, bakunegurije umutwe. Imana ishimwe ko babikoze, yarabirebaga. Bakunegurirwa izuru, bagutunga agatoki, baragukwena. Hari kumva ngutangarize, hari umwami uje gukora imirimo. Harabwiye ngo nkubwire ngo babarira, ntabwo bari bazi icyo bakora. Imana igiye kukuremera ibihamya. Imana ishidoze tekerebo yazirima. Imana ikuremera ibihamya. Imana igusumbisha amahanga. Imana ikuvane hasi. Imana ikwicazanya n'ibikomangoma. Ndavuga nawe wihanganye. Reka tudatinze twihutire mu ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza bwa Yohana. Ibice byaho ni 9, umurongo waho turahera ku wa 2. Bibiliya iravuze ngo abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Mana yacu itugirire neza. 3, Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira ni igihe umuntu atabasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Murongo wa 6, amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Umva nawe. Bamwe bati ni we, abandi bati si we, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, ninjye. Mana yacu ishimwe cyane. Ubutumwa bwiza Imana yashyize ku mutima buravuga ngo
Uwiteka agukorera ibindi bihamya cyangwa se akuremere ubundi buhamya. Hari ubuhamya bw'ibyashize, ubwo bwararangiye, bwaratambutse. Reka Imana ikuremere ubundi buhamya mu izina rya Yesu. Haleluya. Mwanditsi wa Zaburi aravuga ngo Uwiteka we, munyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanzi banjye bamware. Buri kintu cyose Yesu akora agikora afite intego mu buzima bw'umwana w'umuntu. Mana ishimwe. Kandi iyo ntego ni ukugira ngo Data wa twese wo mu ijuru agarurirwe icyubahiro, bigaragare ko agishoboye, ko nta wundi bazasangira icyubahiro cyangwa ishimwe ryiwe. Mana yacu ishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo ndakora na Data arakora. Mwiriye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa, dore bugiye kwira. Mana ishimwe cyane. Ngo amaze kuvuga ayo magambo, ngo arangije arunama, atoba kondo, akamusiga ku maso, aramubwira ngo genda i Sorowamu. Bisobanuye ngo Sorowamu yaratumwe. Ngo akigenda arahagera, ngo biba ngombwa ko yuhagira. Uwari impumyi utarabonaga arangije arahumuka. Mana yacu ishimwe cyane. Iyo turi mu rugendo rwo guhumuka, hari intambara duhura nazo. Ntabwo urwondo yarumushyize mu mutwe, yarumushyize mu maso, hahandi ashobora kubabara. Nta muntu n'umwe ntekereza munsi y'abazima utaratokorwa ngo yumve uko bibabaza. Rero yagiye ababara. Mana ishimwe. Haleluya. Uwadutumweho ni intumwa, afite icyo atubwira, afite amakuru. Uyu nguyu niwe wantumye. Mana ishimwe. Kugira ngo nze mbabwire ngo aracyare mu buhamya. Ibintu biracyakoreka, ibitangaza biracyahari. Mana yacu ishimwe cyane. Ndakwinginze ngo ukurikirane kimwe ku kindi. Uraza gusoza wahindutse, uraza kurangiza wabaye umuntu mushya, kubera ko ubutumwa, haleluya, hari ahantu buvuye. Mana ishimwe cyane. Ndi umugabo wo guhamya. Mana yahinduye ubuzima bwanjye. Mana ishimwe. Ntabwo uko yaduhamagaye, uko twatangiye urugendo ariko bikimeze. Turakomeye mu mwami, nta bwoba dufite. Mana ishimwe. Kugira ngo namwe tubakomeze, tubabwire ngo Uwiteka aracyarema. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndifuza gusenga Imana hanyuma ngakomeza. Imana y'imbabazi, Mana y'urukundo, ndagushimiye ko wanyemereye kugira ngo mbashe kuvugana n'abo waremye. Izina ryawe ryubahwe. Mwami wanjye Nyiringabo, ndakwinginze kugira ngo Mana ugire umuntu wongera kuremera ubuhamya mu izina rya Yesu. Mu kibazo cyose yaba afite, mu ntambara yabacamo, wongera umwiyereke, kuko wambwiye neza ngo uracyarema, uracyakora, ntabwo urananirwa, uracyashoboye. Mwuka wera w'Imana ujye ubirema. Ndakwinginze kugira ngo uhure na buri muntu wese kuri uyu munsi wa none wagambiriye kuremera ubuhamya. Urakoze Uwiteka Imana, ibyo ugiye gukora byose reka izina ryawe ryubahirizwe. Ni mu izina ryawe Kristo nizeye, amen. Niba unyuma vuga utamina. Haleluya. Uwiteka kuremera iki? Ubuhamya bushya. Kera yarabikoze, mu minsi yashize hari ibyo yakuremeye, ariko ndavuze ngo muri iki gihe cya none
kuri uyu munsi wa none Imana ikuremera ibihamya bisha. Mana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo nuko Yesu akigenda abona umuntu wavutse ari iki? Ari impumyi, kandi niko yabuvukanye. Mana itugirire neza. Yesu ntabwo ajya akangwa n'ikibazo uko cyaba kingana n'igihe cyaba kikumazeho. Aracyarema, aracyakora, ntabwo arananirwa. Ngo abigishwa baramubaza bati Yesu, uyu mwana niwe wakoze icyaha cyangwa ababyeyi nibo bakoze icyaha? Yesu arababwira tumva, uyu mwana nta cyaha yakoze n'ababyeyi nta cyaha bakoze. Mana yacu itugire neza. Aha rero niho ruzingiye. Baramubaza ngo Yesu, uyu mwana niwe wakoze icyaha cyangwa ababyeyi nibo bakoze icyaha? Wibaze kuki Yesu atari we wabajije, atari we wazamuye kino kibazo. Yesu kandi ntabwo ahishwa, yego ntabwo ajya ananirwa, ariko bibaye ngombwa ko bamubariza. Reka nkubwire muntu w'Imana aho uri umudamu, uri umugabo, uri umusore, uri umukobwa, uri umwana muto uri kunkurikira, ukeneye umuntu ukubariza. Mana yacu itugire neza. Sawuli mwene Kishi yigeze abaza umugaragu we ngo nuwuhe muntu nibamenye uri he muri uyu mudugudu ngo tumubaze iby'indogobe zazimiye. Mana yacu ishimwe. Bamenya niwe muhanuzi, bamenya niwe Imana yatumye. Mana ishimwe. Yesu amaze kuzura umwana w'umupfakazi, baravuze ngo umuhanuzi ukomeye, haleluya, yaje nino, yahageze. Ngo abantu bo hakurya mu bihugu bose biramenyekana yuko umuhanuzi yahageze. Imana ishimwe. Hari ibintu udafitiye igisubizo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ukeneye gusengerwa, waragerageje byaranze. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Umwuka mubi wo kudaca bugufi, wo kutubaha, uva kuri shitani. Imana yashyize abakuru imbere yawe, yashyize ababisigiwe. Kuki ijambo ry'Imana rivuga ngo mu Baheburayo 13:17 ngo mwumvire ababayobora, kuko ari bo b'amaso nk'abazagira gute? Nk'abazababazwa. Mana ishimwe. Haleluya. Yakobo nawe aravuga ngo niba muri mwe hari urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusengere, bamusiza amavuta mu izina ry'umwami wacu Yesu. Isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, rigire gute? Rimuhagurutse. Naba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe. Vuga ngo mu bakuru harimo ububasha, harimo ubutwari. Mana ishimwe cyane. Uyu wavuze icyanditswe ni Yakobo. Yari umukuru, yari bishop, yarahagarariye amatorero yose y'i Yerusalemu. Raporo zose niwe bazigezagaho. N'igihe bamaze guhura n'akarengane niwe wabandikiye, arababwira ngo nimutangazwe mwebwe abatataniye mu mahanga, ahantu hose n'ikome ry'ibagerageza, ngo hamwe nibagerageza Uwiteka azabacira kanzu. Bivuze ngo hari imbaraga ziri mu bakuru, hari imbaraga ziri mu batoranijwe. Imana yacu ishimwe cyane. Ninde wababeshe? Byanditswe mwanza ajya ategeraho abantu, bababwira ngo nibyo, ngo umwenda ukingiriza ahera watabutsemo kabiri, ngo umuntu wese yigererayo. None se kumeze gutyo, ko biteye gutyo, hari ukurusha ububasha, hari uwakubanjirijeyo,
hari n'uwakubwira uburyo wagerayo, hari n'uwakuyobora. Reka mbabwire imwe mu myuka igenga igihe cy'imperuka, ngo abantu bazaba ari ibyigenge, batubaha, abana batumvira. Mana yacu itugire neza. Umuntu nakurusha jya umucira bugufi, ushake kumenya, kandi nubwo hari icyo waba uzi ukeneye kongera kumenya ibirenzeho, ni ku ijambo rivuga wumva ko hari icyo azi. Haleluya! ngo abatagira icyo yamenya bitewe n'ibyo yakamenye. Reka kudindira aho ngaho, hari ibindi byiza Imana igutegurira. Mana yacu ishimwe cyane. Babaza Yesu bati, Yesu, uyu mwana ni wakoze icyaha cyangwa ababyeyi nibo bakoze icyaha? Ukeneye abantu b'Imana babisigiwe, babihamagariwe, babitoranirijwe, babihamagariwe. Haleluya! bazi gusenga, bagiriwe ubwo buntu. Imana ishimwe cyane. Ushobora gusoma Bibiliya bikeme, ndetse ushobora no kuba ufite amatwi yo kumva, ariko hari ibyo wagerageza ntibigukundire, kubera yuko ntabwo wabisigiwe, ntabwo wabitoranirijwe, uracyari umwana, hari ibyo udasobanukiwe. Mana ishimwe cyane. Buri mwigishwa mwiza wese afite umwigisha, afite menta we, afite umuntu umuyobora, umwereka uko ibintu bikorwa. Ukeneye ukwereka uburyo ibintu bikorwa. Mana ishimwe. Ibintu by'ubwami bifite ababitoranirijwe, ababihamagariwe. Niyo mpamvu hari intumwa, niyo mpamvu hari abahanuzi, niyo mpamvu hari abigisha. Hari impano zitandukanye. Uko umubiri ufite ingingo zitandukanye, ni nako muri Kristo dutandukanye, ariko twese duhamagarirwa kubaka umubiri wa Kristo. Mana ishimwe. Bibiliya ivuga ngo turi inzu y'umwuka, kandi iyo nzu ndabibutsa ko ifite abubatsi batandukanye. Umwubatsi wa Sharupa ntabwo ari we wubaka fondasiyo, oya. Buri mufundi wese, buri mwubakisha wese afite ibintu yigiye, afite ibintu yasigiwe. Mana ishimwe. Mana yabwiye Mose ngo umwuka we nawushyire kuri Huri na Besereri. Abo nibo batoranirijwe kugira ngo bareme ihema ry'ibonaniro. Mana ishimwe. Hari ababisigiwe, hari ababihamagariwe, hari ababitoranirijwe. Babaza Yesu ngo, ese uyu muntu niwe wakoze icyaha cyangwa ababyeyi nibo bakoze icyaha? Yesu arababwira tumva, uyu nta cyaha yakoze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana Data ushobora byose garagarire muri we. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana ijya igenda igasanga umuntu udafite amateka, udafite izina, yarangiza ikamuremera ubuhamya. Uyu muntu ukurikije imibabaro yari afite, ukurikije agahinda yari afite, ukurikije uburyo yariho igisebo n'igisuzuguriro, uburyo yatawe, wabonaga ntaho byanyura. Ariko umva nkubwire, ibyo ni byo Imana igikora, ibyo ni byo Imana igitangira ibihamya, kugira ngo abapingaga bamenye ko hari Imana igikora, bamenye ko hari Imana igishoboye. Imana iri hejuru y'abanyabwenge, Imana iri hejuru y'abadogiteri, Imana iri hejuru y'abakomeye, Imana iri hejuru ya buri kintu cyose. Yavuze ngo icyubahiro ni icyayo, ntayo bazagisangira. Mana ishimwe cyane. Nta cyaha yakoze. Hari abavuga ko ari ibyaha, hari abakubwira ko ari imivumo, hari abakubwira ko ari karande. Ariko uva nkubwire,
hari igihe biba atari byo, ahubwo ari ukugira ngo Imana ibyegeranye nibikora bazavuge ngo niyo. Imana ishimwe, haleluya. Itegeko mpuzamahanga hano ku isi ryavuga ngo iyo ndwara ntabwo ari iyo gukira, ntabwo igikira. Bavuga ngo dushingiye ku mashuri ibyo bintu ntabyo wageraho, ariko Yesu, Imana ishimwe, haleluya, ajya yumva gusenga ko batagira shinge na rugero. Turi mu gutabarwa kuva mu gusenga. Imana ishimwe, baramusengera, baramubariza, bamureberayo. Yewe Yesu we, uyu ni iki? Ni ibiki byamubayeho? Ese ni wakoze ibyaha cyangwa n'ababyeyi bakoze icyaha? Yesu aravuga atoya, bose nawe abigizemo uruhare. Imana yarabishimye. Reka nkubwire muntu uri kunyumva, icyo kibazo cyabaye Yesu akireba, n'uwakizanye Yesu yaramwitegerezaga. N'igihe umaze Yesu arakizi. Imana ishimwe. Yesu ntabwo ahishwa, ahubwo mu gihe gikwiriye, mu gihe gishoboka, mu gihe cyuzuye, mu mwuzuro w'Imana, Yesu ajya akora, kandi agakora hagati y'abarupinzi kugira ngo bigaragare ko Yesu agikora. Imana ishimwe. Turi kuvuga ku bihamya bya kabiri. Ubuhamya bwa kera tubushimiye Imana, ariko hari ubundi buhamya bwa kabiri. Imana ikuremera ubuhamya bwa kabiri. Ndavuga gusenga, gutabarwa kuva mu gusenga. Imana ishimwe, haleluya. Mu minsi iri imbere ku itariki ya mbere dufite amasengesho y'iminsi 21. Ni amasengesho yo guhamagara, ni amasengesho yo gushaka imbaraga, ni amasengesho yo kugarurirwa ibyo umwami w'upereshi yafashe, ibyo yafatiriye. Ndavuga gusenga. Reka nkubwire, Satani ni umunyabinyoma. Ntabwo umugambi w'Imana ari ugukomeza kuba muri icyo gisuzuguriro, icyo gisuzuguriro cyo kutarongorwa abandi uruta bamaze kubyara 4. Wowe uriho urasaza, uriho urazana imvi z'izabukuru. Ureba abandi bariho barakora, babyaje umusaruro za diplome zabo, wabatanze kwiga. Reka nkubwire, icyo kibazo cyaje Yesu akireba, ariko ukeneye umuntu w'Imana ukubariza, ugusengera. Ndabihamya neza, nashidikanya. Ntabwo ari umwe, ntabwo ari babiri. Ndi umubyeyi, yarampamagaye, mbonye benshi Imana itabara. Hari imbaraga ziri mu gusenga. Ubundi mbere kunasengerwa ugomba kwemerera mu gusengera. Cyo ni kimwe. Bantu benshi mu bihe by'imperuka ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, bahakana imbaraga zabo. Imana itugire neza. Bafite ishusho yo kwera, barasa neza, barasa nk'abakiranutsi, ariko ntibemera ko Yesu agikora. Ndetse n'ibyo babonye akoze babishyira ku zindi mbaraga za shitani ngo tujye kuzimu. Njya nibaza niba bakora protokoli ku marembo y'ikuzimu bakatubona. Ibyo ni ukwibeshya cyane. Yesu aracyakora ibitangaza. Imana idakora ibitangaza ntabwo nayikurikira, ariko irabikora uko bukeye uko bwije. Ejo bundi nabonye umukobwa asa n'umwana we, rero ni umubyeyi, amuzana bamurandase, umwe iburyo undi ibumoso, agashyira amaguru hasi. Avuye ku kigo cy'ishuri, atavuga, atumva, amaso atareba neza. Amuzana mu materaniro,
imbaraga z'Imana ziramanuka, dusenga Imana. Ubu tuvugana ku cyumweru cyashize yaje gushima Imana ko Imana yamukirije umwana ibyo abaganga bananiwe. Yesu aracyakora, Yesu aracyashoboye. Haleluya! Bibiliya iravuga ngo bameze batyo jya ubatera umugongo. Paulo yabibwiye Timote, aramubwira ngo mu bihe bya nyuma ngo abantu bazaba badakunda Imana, badashaka ibanezeza, badashaka ukuri, ngo bashaka ibinezeza amatwi yabo, ngo bazikoraniriza abigisha bajyanye n'irari ryabo, ngo ujye uzibukira amagambo y'amanjwe, ngo abayavuga ngo bazahura n'ibyago bikomeye, ngo azabahindukira nk'igisebe cy'umufunzo. Igisebe cy'umufunzo bene data ni kibi, akenshi bari kanseri, kuko hari igihe hava mu runyo. Ngo abavuga ayo magambo yo gusebya umwuka wera, yo gusebya abantu b'Imana, ngo ayo magambo niko azabahindukira. Ngo ujye ubazibukira, ubatera umugongo, ngo ujye ukurikira inyigisho z'ukuri. Mana ishimwe, ngo ube icyitegererezo mu byo kwizera. Birababaje ugasanga ibintu by'Imana nibyo abantu bakritika cyane, kandi ugasanga mwasetse, ugasanga amarangamutima yanyu yishimye. Mumenye yuko ibyo bintu Imana izabibabaza. Ngiye kubabwira ngo ibihamya bya kabiri, Imana iracyakora, Imana iracyashoboye. Haleluya! Gusenga birakora. Baramubwira ngo Yesu uyu nguyu nta cyaha yakoze, cyangwa abye nibo bagikoze. Bariho barashakisha igisubizo. Mana ishimwe. Haleluya! Hari abafite igisubizo mu biganza byabo. Mana ishimwe. Haleluya! Hari imbaraga ziri mu biganza by'abantu b'Imana. Ndavuga babishigiwe, ndavuga babihamagariwe. Twabonye abantu bari mu majune, twabonye abantu bari bihebye, none ubu baraseka, none bubatse ingo zabo, none barishimye, bagaruriwe icyizere. Mana ishimwe. Yesu atoba kondo, ngo akamusiga ku maso, aramubwira ngo genda Isorowa, bivuze ngo naratumwe. Mana ishimwe. Haleluya! Igihugu cyose kigira umuyobozi ugihagarariye, yego, kandi no mu mahanga kigira ambasaderi ugihagarariye. Ntabwo ambasada yajya gutanga ubutumwa bw'igihugu adahagarariye, ntibibaho. Iby'isi bitwigisha iby'ijuru, turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Mpamvu Yesu abafarisayo bamurwanya, bamupinga, nuko bishakira icyubahiro. Yagiye ababwira ngo igituma data nkunda nuko nkora ibyo yantumye. Jyewe ntabwo nishakira icyubahiro, uwantumye niwe ngishakira. Bakomeza kumugenza. Mana ishimwe. Ni nkaho yakamubwira ati naratumwe. Haleluya! Humvira ijambo. Reka nkubwire ngo niwumvira icyo mvuga, niwumva icyo umwuka w'Imana akubwira, ukacyizereramo, kiragukorera, kirahindura ubuzima bwawe. Haleluya! Yesu ahumura Barutolomayo, Bibiliya iravuga ngo yumva ijwi rya Yesu, barangirira arataka cyane. Reka mbabwire, iyo dutangiye guhaguruka mu urugendo rw'agakiza, ibiturwanya biba byinshi, impagarara zirahaguruka. Baramubwira bati ceceka, hora. Ntabwo yasabye inzu, ntabwo yasabye amafaranga, ntabwo yasabye ubutunzi, yasabye guhumuka. Mana itugire neza. Haleluya! Hageze mu bice byaho 940 hafi, harababwira ngo ibyaha byanyu bigumaho, kubera yuko muvuga ko mureba, ariko muvuga ko mutareba, muri impumyi, muba mubabariwe, ariko uko muvuga ko mubizi, ibyaha byanyu bigumaho. Kambabwira ubuhumyi bukomeye, buhumyi bukomeye ni icyaha. Ntugasengane icyaha, jya wihana. Mana ikugire neza. Aho umupira warengeye niho urengurirwa, niko bigenda.
aho urengeye niho urengurirwa, aho wihaniye yego haleluya naho Imana izagukiriza. Umushumba wakwatuje, wagusengeye, wakwirukanye abadayimoni, naho ngaho bamwe murasubizwa mwarangiza mukajya ahandi. Ariko umva nkubwire haleluya, uno munsi uri gukubitwa. Ejo umukobwa yaduhaye ubuhamya buryo yakoze ubukwe, umugabo yarangiza akamuta, nyamara ubukwe ibihugu byashitse bwatwemeje, abantu bahuruye, ariko mu kanya gato umwanzi amaze kubinyaga, shitani ajya binyaga. Umugabo aravuga ati ubukene sinabushobora, arangije afata utwangusha aragenda. Mu bihe by'imeruka abagabo ntibasigaye bahukana. Mana idutabare, Mana itugirire neza. Ukeneye kwihana, ukeneye kuvuga ngo Mana mbabarira ubwibone, mbabarira ubusambanyi bwanjye, mbabarira ubujura bwanje. Bandi muraza mukiteza agashinge, tukabasengera, tukabashyiraho ikiganza, mwamara koroherwa mukagenda mukaryama mugasinzira. Umva icyo Yesu yavuze kuri ibyo bintu. Yaravuze ngo umudayimoni umwe agiye, ngo agenda azerera, yashaka hari amazi yahabura, ngo yagaruka aho yavuye yasanga inzu ikubuye, ngo akagenda agahamagara abandi barira, ngo maze ibya nyuma bikaba bibi kuruta ibya mbere. Niyo mpamvu umuntu wamenye Yesu yarangiza akaba mu buntu bwe, uwo nguwo aba mubi kuruta utaramumenye. Imana yashaka abayishaka, ikunda abayikunda. Haguruka, nubwo bagucecekesha, nubwo bakurwanya, nubwo bakunaniza, Imana ishimwe, nubwo bakujugunya hanze, Yesu azakwiyereka. Ntabwo umugaragaro utashebuja, yego ntabwo umwigishwa ruta umwigisha. Yaravuze ngo bazatwana, ntabwo bafite. Nta muntu uri mu muhamagaro utinya ibyago cyangwa amakuba, nubwo yaba inkota. Mu Byahishuwe 16 marayika wa gatatu mwamaze kuvuza impanda, Bibiliya iravuga ngo nuko marayika ngo aramanuka asuka amaraso mu migezi no mu masoko. Mana itugire neza, no mu nzuzi, ngo nuko hari amazi hose hahinduka amaraso. Biravuga ngo uri Uwiteka kandi ngo uri gukiranuka, ngo uriho wahozeho kandi uzahoraho, ngo ibyawe ni ibyo gukiranuka. Harandi aravuga ngo kuko bamenye amaraso y'abera n'ay'abahanuzi, ay'abakiranutsi, ngo none nabo Uwiteka banywesheje amaraso. Ndabizi siratwanga, ntabwo idukunda, ni umwami wayo shitani, ariko Uwiteka hazaza guhora inzigo, hazaza gucaho iteka, ngo amazi yose ahinduka amaraso, ngo banywa amaraso kubera yuko barwanije uwasizwe, umugaragu w'Imana. Uwiteka azacaho iteka abantu barenganya abantu b'Imana, baramurenganya, baramutoteza, baramubwira bati tubwire ninde wagukijije. Arababwira ati ni Yesu watobye akondo kansiga ku maso. Arambwira ngo ni igisoro wawe. Ndangije ndahumuka. Baramubwira ngo genda, umunyabyaha yakiza gute? Arababwira ngo uhereye kera ko nta munyabyaha wigeze ukora igitangaza. Mana ishimwe. Ngo bajya ku babyeyi, ababyeyi baramubwira bati, barasubiza bati ntitubizi, nawe n'umugabo nabwire gute? Nabyivugire. Umva kuki banze kubivuga? Batinyaga gucibwa mu isinagogi, batinyaga kwirukanwa kubera yuko avuga ko Yesu ari umukiza. Bamwicaga cyangwa bakamuta mu isinagogi bakamuvanayo. Umva nkubwire, nubwo isi itagukunda, hamya Yesu niwe ukiza, hamya Yesu niwe ubohora. Ndi umugabo wo guhamya, turi babiri ndetse turi batatu, Imana n'Umwana n'Umwuka Wera, barahamya ko Data agikora n'ubu aracyakora. Uwiteka kuremera ibihamya bisha. Mana ishimwe. Baramupfa, baravuga bati asa nawe, abandi bati niwe, abandi bati siwe. Umva
imana ikuremera ibihamya kugeza igihe bagushidikanyaho. Mana ishimwe, haleluya. Ndavugana n'umuntu w'Imana, Imana yahamagaye igatoranya, bakunegurije umutwe. Imana ishimwe ko babikoze, yarabirebaga, bakunegurirwa izuru, bagutunga agatoki, baragukwena. Hari kumva ngutangarize, hari umwami uje gukora imirimo, harabwiye ngo nkubwire ngo babarira. Ntabwo bari bazi icyo bakora. Imana igiye kukuremera ibihamya. Imana ishidoze tekerebo yazirima, Imana ikuremera ibihamya. Imana igusumbisha amahanga, Imana ikuvane hasi, Imana ikwicazanya n'ibikomangoma. Ndavuga nawe wihanganye. Hari igihe umuntu w'Imana avuga, abantu bakabigenderamo, ariko reka nkubwire, niba umutima ntacyo ugucira urubanza, Imana iraguhumuye, Imana ikugire neza, Imana irakurengeye. Abantu mujya gusenga mukajya no mu bapfumu, mukajya gushaka inzara, mukajya kubaza abapfumu. Eliya yabwiye Ahaziya, haramubwira ngo muri Sentamani ihari, kuki ujya kuraguza ku kigirwamana cya Ekuroni, no gupfa uzapfa. Uko yabimuhanuye niko byagenze, n'ingabo yamwoherejeho yarazitwice. Reka mbabwire, nta bwoba dufite. Imana izahana abarozi, izahana abasambanyi, izahana abicanyi. Niba warabiciyemo, jugunya izo nzaratsi, reka ibyo byaha. Aka kanya Imana yavuga. Mana igutabare kandi kurengere. Mana ishimwe, Uwiteka yantumye. Mana ishimwe, nimwumvire umuhanuzi. Mana ishimwe, ingoma za 2:20 haravuga ngo mwumvire abatambyi, mwumvire Uwiteka, mwemere n'abahanuzi, kugira ngo mugubwe neza. Mana ishimwe, abwira Yakobo ngo Isirayeli we, nubwo itakwemera, nubwo abantu batakwemera, Imana nikwemera. Haleluya, irakwemeza n'abagusuzugura. Ntabwo bazatwemera bose, ariko reka Imana ituremera ibihamya. Bazakwitirirwa, bamugiraho impaka, bati niwe asa nawe, abandi bati siwe. Mana ishimwe, Imana igishyiraho itandukaniro, Imana igishyiraho, haleluya, intera, aho bavuga bati niyo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ntabwo Imana yakora ibyo abadogiteri bashoboye, ntabwo yakora ibyo abanyabwenge bashoboye, ikora ibyo badashoboye. Impamvu byananiranye, ntabwo umuti ari uko uwo murwayi umushyira mu nzu. Hari abantu Imana yahamagaye, hari abantu Imana yatoranije. Niba nshobora guhanura amagufa agahinduka ubuzima, agahinduka ingabo, sigahagarara. Niba uwo guwagikanyakanya, ni gute Imana itamukorera? Mbonye Yesu wanyakiza kanseri, mbonye Imana ikiza. Mana ishimwe, nzi umudamu wa Denmark uno munsi arahamiriza abazungu yuko Imana yamukije kanseri. Yari yaraboreye muri CHK, abana baramutaye, uno munsi ni muzima. Kanseri yarakize, diyabete zirakira, za puresha zirakira. Imana yacu ikiza indwara zacu zose. Reka mbabwire, amagambo afite imbaraga, yaba mabi yaba meza. Baramu yaguriye Baraki kuvuma ubwoko bw'Imana kubera amagambo. Ndi kubabwira ijambo ry'Imana, ryizere rifata iryawe, wongere wizere. Imbaraga z'Imana zigukore ku maso y'umutima, wongere urebe aho byapfiriye. Imana niguhumura, n'ibindi birakoreka, n'ibindi Imana yabihindura. Isi nibuze n'ibyo Uwiteka Data arakora, n'ubu aracyakora, ntiyananiwe. Usomye mu ntumwa za Yesu, Barutolomari yo arimo, nanjye n'umugabo wo kubihamya. Yesu yankoze ku maso, Yesu yankoze ku bugingo. Haleluya, amateka yarahindutse, nawe yayahindura. Kandi ibyo itarakora nabyo iriho irabirema, nabyo irabihindura. Mana ishimwe, Imana irakubakira urwo rugo, Imana iraguhuza n'uwo mugabo, murongera kwishimana. Aho abana bagutaye, Imana irakugarura icyizere, bongere bakubaririze, bongere bagushake. Imana itugire neza. Gusa bamwe hari ibyo bakora ntimushime, mukaba abana b'ingayi, mujye mushima ibyo ikora.
ndashimira abantu bashima ibyo Imana ikora muri iki kiganiro. Hari abantu bari barwaye mujya muhamagara, Imana yakirije. Hari abantu mwari murushe, Imana yaruhuye, kuko imbaraga z'Imana ziracyakora. Data arakora, nanjye ndakora. Bugiye kwira ubwo umuntu atakibasha gukora. Kankubwire muntu w'Imana uri kunyumva, agahu ufite gakoreshe, kubera ko bugiye kwira igihe utazaba ukibasha gukora. Mana, mu izina rya Yesu, Uwiteka Imana yampamagaye, Uwiteka Imana yantoranije, nora ijambo rihumura, ijambo rikiza, ijambo rihindura, ijambo rikora ibitangaza mu izina rya Yesu. Iriya ndwara y'umutwe, biriya bibyimba, mu izina rya Yesu, iriya kanseri, iriya diyabete, ndavugana umwuka w'indwara mu izina rya Yesu. Ndohereza wa wundi wabwirisha abari mu nzu y'imbohe mu izina rya Yesu. Mpamagaye ubuzima, mpamagaye kubaho mu izina rya Yesu. Wowe urota ugenda ikuzimu, ndakugaruza, ndavanayo umwuka wawe, ubugingo bwawe, wongera ubeho mu izina rya Yesu. Baho, wongera unezerwe Imana. Ndagushima Uwiteka Imana Nyiringabo, ndagushimira bukirije, ndagushimira bohoye, ndagushimira kubw'ihumure utanze, ndagushimira bw'umunezero, kubw'ibihamya bishya Mana, mu izina ryawe usenze nizeye Kristo, amen. Murakoze, murakoze. Imana ibaremera ibihamya bisha, bihamya bisha, bihamya bisha, bihamya bisha, bihamya bisha.